Imana itugirire neza. Hari abantu baduteje akaga, hari abantu bameze nka Yona. Tuvuge ko ubu bwato ari itorero, tuvuge ko ubu bwato ari amadini dusengeramo, tuvuge ko ubu bwato ari iki gihugu cyacu turimo, icyo urimo icyo ari cyo cyose. Ariko tekereza, niba utari guteza umuraba, niba ibyago biduteye cyangwa ibibazo biri mu madini, ibibazo biri mu itorero, atari nge uteje umuraba, atari wowe waba uteje umuraba. Yesu ashimwe. Mumeze neza, muguwe neza, amahoro y'Imana bane namwe. Nongeye nagarutse ndabasuhuje. Nitwa Musabimana Fortune, ndagarutse ngo tuganire ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Turagushimiye Nyagasani Imana Nyiringabo, turagushimiye kuri umubyeyi mwiza. Izina ryawe rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Tugiye kumva ijambo ryawe, reka tubure ugaragare, uvugire muri twe. Ijambo ryawe rigira ubutware n'ubushobozi, rigira ibyo rihindura kandi rifasha imitima yacu. Duheje kirogoya yose yarogoye ijambo ryawe. Urakoze Mana kuvugiye muri twe, mu izina rya Yesu, amena. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nzanye ijambo ryiza rivuga ngo uri hehe ku Uwiteka agukeneye. Umuririmbyi niwe waririmbye avuga ngo uri hehe mwana w'umuntu urahamagarwa, Uwiteka aragushaka. Uri hehe mwana w'umuntu urahamagarwa, Uwiteka aragushaka. Garuka mu rugo, umva imirindi y'Uwiteka aragushaka. Yewe umva arabaza mwana w'umuntu, uri hehe? Uri hehe mwana w'umuntu urahamagarwa, Uwiteka aragushaka. Garuka mu rugo. Haleluya. Imana ishimwe. Iyo ndirimbo ndayikunda cyane. Yaba baririmbye Ambassadors yararimo abaza ngo mwana w'umuntu garuka mu rugo, Uwiteka aragushaka, aragushaka. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana. Hariho umuntu Imana yashatse gukoresha, ishaka kumutuma ariko aranga bitewe n'impamvu. Reka twumve uko byamugendekeye. Witwa Yona. Igitabo cya Yona igice cya mbere umurongo wa 7. Kumva uku guhamagara kw'Imana. Ese uyu muntu kuki Imana yamuhamagaye ishaka kumutuma akanga cyangwa se akayihunga? Mbese wowe Imana iguhamagaye urayitaba? Mbese Imana iguhamagaye ntago ari kwa kundi tuvuga ngo twitabye Imana? Oya, ni kwa kundi guhamagara ishaka kugukoresha. Hano Imana yashatse gukoresha Yona, imutuma ahantu bita Inenewe, ariko aranga arayihunga. Hanyuma reka dusome twumve ngo bose baravugana bati nimuze dufinde tumenye utumye dutezwa ibi byago. Nuko barafinda, ubufindo bwerekana Yona. Bahera ko baramubaza bati tubwire, utumye dutezwa ibi byago ukora murimo ki? Uraturuka he? Uri uwo mu kihe gihugu? Uri bwoko ki? Harabasubiza ati ndi Umuheburayo, nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru yaremye inyanja n'ubutaka. Maze abantu bafatwa n'ubwoba bwinshi, baramubaza bati ibyo ukoze ibi ni ibiki? Kuko abo bagabo bari bamenye ko ahunze Uwiteka kuko yari yabibabwiye. Baramubaza bati tugire dute ngo inyanja iduturize, kuko inyanja yiyongeranyaga kwihinduriza. Arabasubiza ati nimunterure munjugunye mu nyanja, nayo irabaturiza, kuko nzi yuko ishuheri yabateye ari ngi bahora. Ariko abo bagabo baragashya cyane ngo basubire hakurya imusozi, ariko ntibabibasha, kuko inyanja yiyongeranyaga izikuka ikababuza. Nicyo cyatumye bataki Uwiteka, bakavuga bati turakwinginze Uwiteka, turakwinginze twe kurimbuka tuzira ubugingo bw'uyu muntu, kandi ntudushyire mu rubanza rw'amaraso y'utacumuye, kuko ari wowe Uwiteka ukoze icyo ushaka. Nuko baterura Yona bamujugunya mu nyanja, inyanja iratuza. Maze abo bagabo bahera ko batinya Uwiteka cyane, bamutambira igitambo, bahiga n'imihigo. Twakira ijambo ry'Imana. Imana itugirire neza. Imana yashatse gukoresha umukozi wayo Yona, ishaka ko ajyana ubutumwa Inenewe, ariko kubera yuko atabiyumvagamo,
kandi yumvaga ko n'ubutumwa yajyana ko baramutse babwemeye bagaca bugufi bakababarirwa nta mbabazi yari afite muri we, yumvaga bidakunda. Uzi ko hari n'abantu banga kuba hari banabwiriza ngo abantu batihana kubera umutima w'ubugome, kubera umutima w'urwango, kubera kutabifuriza ibyiza, ukumva nta cyiza wabifuriza, ukumva nta mahoro wabifuriza. Imana itugirire neza. Buriya kugira ngo ubwirize nuko uba wahawe ubutumwa, kandi warangiza ugakunda bugiye kububwira, ukumva ko ubutumwa ujyanye wifuza ko ubwo butumwa bugira umusaruro. Yona rero ukurikije uko umutima we wari umeze, nubwo yatanze ubuhamya akavuga ngo ndi umuheburayo, nubaha Uwiteka. Mu by'ukuri aho yari agiye yari ahunze Uwiteka, kuko Uwiteka yari amutumye arangije, kuko atakunze abo yashakaga kubwira no gushyira ubutumwa, aravuga ati reka nihungire nigire i Tarushishi. Hanyuma ageze mu bwato haba umuraba mwinshi, abantu batangira kumubaza, tubwire uraturuka he, twako dufite Imana dusenga, wowe usenga iyihe? Atangira kujya yisobanura rero, avuga ati jye n'umuheburayo, senga Uwiteka, nubaha Imana. Ariko se mu by'ukuri ubuhamya yavugaga ku munwa niko yari ameze? Ese koko yari yubashye Imana cyangwa yari ayihunze? Ariko barangije baramubwira bati nyamara ibyo ukoze sibyo. Batangira kumurondora. Wari uzi yuko iyo wamaze kugwa no kureka Imana no kutumvira ijwi ryayo, n'abatazi Imana baturondora, bakakumenya, bakakureba, bakamenya ko waguye, bakamenya yuko n'ubutumwa ufite utabuhawe n'Uwiteka, ahubwo yari ahunze Uwiteka. Barabimenya kuko ngo yari yabibabwiye, kandi yari arimo yisobanura ngo ni umuheburayo. Reka tuvane mu baheburayo kwa kuntu uvuga ngo ndi umurokore, ndakijijwe, nubaha Imana yo mu ijuru. Ariko dukwiye guhuza imvugo n'ibikorwa. Imana ishimwe. Dukwiye guhuza imvugo yo guhamya ko turi abarokore, tukayihuza n'ibikorwa. Niba uri umurokore koko, niba uri umukristo koko, ibyo uvuga bigahura n'imikorere yawe. Kuko niba bitameze gutyo, abantu bazamenya ko wahunze Uwiteka. Kandi guhunga Uwiteka ni ukutamwumvira, ni ukutumvira ijwi rye, ni ukutumva ibyo akubwiye. Ingaruka zabaye kuri Yona mwazumvise. Nta kindi gisubizo cyari kuboneka, kuko mu bwato bari barimo yabateje umuraba. Nagira ngo mbabwire, hari abantu baduteje akaga, hari abantu bameze nka Yona, bafashe ubu bwato. Tuvuga ko ubu bwato ari itorero, tuvuga ko ubu bwato ari amadini dusengeramo, tuvuga ko ubu bwato ari iki gihugu cyacu turimo, icyo urimo icyo ari cyo cyose. Yewe ndi mu gihugu cy'u Rwanda, wowe uri mu cyawe. Ariko tekereza, niba utari guteza umuraba, niba ibyago biduteye cyangwa ibibazo biri mu madini, ibibazo biri mu itorero, atari nge uteje umuraba, atari wowe waba uteje umuraba, uza kwisuzuma neza, utaba umeze nka Yona urimo uhamya ibitamurimo, urimo uvuga ngo nubaha Imana yo mu ijuru. Iyaba yarayubashye koko ntabwo yari kuba yihunze, ahubwo yarayihunze, ariko akavugisha akanwa ko yubashye Imana yo mu ijuru. Birashoboka ko tubiririmba, birashoboka ko tubibwiriza, birashoboka ko tubivuga, ariko ibyo byose biri guhabana n'ibikorwa byacu. Imana itugirire neza. Yona ateza umuraba, atuma ubu bwato barimo haza umuraba. Mbese mu itorero, mbese mu gihugu, mbese mu muryango, aho ntabwo uteje umuraba. Imana itugirire neza. Gusinda kwawe biteje umuraba muri karitsiye, ubusambanyi bwawe buteje ikibazo mu rugo, butumye umuryango usenyuka. Aho ntabwo ari wowe uzaniye akaga umuryango. Uyu muraba uguteye, aho ntabwo ari wowe, aho ntabwo ari nge. Mbese uyu muraba uri kuzanwa n'iki? Mbese ibyo turi kuvuga biri guhura n'ibikorwa? Ngo ndi umuheburayo, nubaha Imana yo mu ijuru, nubaha Uwiteka, kandi nta kumwubaha, ahubwo arimo aramuhunga, arimo aramutuma. Ntashaka kujya amutumye, ahubwo arashaka kujya ahandi. Imana idufashe. Imana irimo irakubaza ngo urimo urajya he? Urimo urajya he wa musore we? Urimo urajya he wa mugabo we? Urimo urajya he wa mubyeyi we? Urimo urajya he wa mukobwa we? Mbese uri mu nzira Uwiteka kuyoboye, cyangwa ni wowe uteje akaga? Ni wowe uteje umuraba muri korari?
korari, niwe uteje umuraba mu bayobozi muyoborana, niwe uteje umuraba mu itorero, niwe uteje umuraba mu gihugu kubera gusuzugura Uwiteka no kutamwumvira no kutamwubaha. Nagira ngo mbwire abayona ngo nimugaruke ifi itaratumira, kuko niba ushaka ko ifi kumira gomeza uhungu Uwiteka. Amafi arahari yiteguye kukumira. Ngo igifi kinini cyaramumize kimumarana iminsi 3, amajoro 3, ayo yose aba mu nda y'urufi. Imana itugirire neza. Ariko avuyemo nibwo yibutse neza y'Imana, avuga ati reka ngende. Ariko yagiye adafite umutima w'imbabazi, kuko nk'uko inkuru zidusobanurira yaragiye ababwihanurira nyine n'umujinya ngo nimwihane, ngo hasigaye iminsi 40 ngo nene wakarimbuka. Ariko niharimbuka nawe ntuzarimbukanwa naho. Imana itugirire neza. Kujyana ubutumwa kubera nta rukundo ufitiye abo bubwira. Imana itugirire neza. Murabizi ko Imana yabababariye yarangiza akagira umujinya ngo Imana ibababariye gute? Imana itugirire neza. Imana ibabarira abahanuzi badafite kubabarira, bafite umutima utari wo kubabarira. Abo ngabo baduteje akaga, bameze nka Yona. Nimugaruke, Uwiteka arimo araguhamagara. Wihunga Uwiteka, ahubwo mumusange. Mureke tumusange, mureke tumwegere, mureke tumwumvire, mureke tumwubahe, tumuheshe icyubahiro. Izina ry'Imana rihimbazwe. Jya aho Uwiteka gutumye, vuga ibyo Uwiteka guhaye, hamya mu bandi ibyo yagukoreye, kandi ibyo uvugisha umunwa ubihamishe n'umutima wawe. Hanyuma nkabwira aba Yesu atuma bakaba baracecetse ngo nimurangurure muvuge iby'Imana bahaye. Nkabwira abamaze guteza umuraba muri ubu bwato, bateje umuraba amatorero, bateje umuraba amadini, bateje umuraba muri korari, ngo nimwisuzume. Nitwisuzuma ntituzagirwaho n'urubanza. Kwakira ijambo ry'Imana. Niba ijambo ry'Imana rigufashije, nirikugarure mu mwanya, rigushyire mu mwanya Imana igushakamo. Wihunga Uwiteka. Uwiteka aragushaka, niko natangiye ndirimba. Uwiteka aragushaka. Garuka mu rugo dusenge. Turagushimiye Nyagasani Imana Nyiringabo, turagushimiye kuko uri umubyeyi, uri Imana ibabarira. Ni wowe wumvise gusenga ubwo Yona yasengeraga mu nda y'urufi. Waramwumvise, utitaye yuko yari mu gihano, uramubabarira, umukura mu nda y'urufi. Uri Imana ibabarira. Hari abantu baguhunze, hari abantu bateje umuraba mu bwato, hari abantu bateje umuraba igihugu kubw'ibyaha n'ibicumuro, ariko abumvise iri jambo ryawe bagahindukira. Imbabazi zawe nizibabeho. Babarira Mwami, babarira Mwami, tugirira imbabazi, kuko duteje umuraba mu ngo zacu, duteje umuraba mu itorero, duteje umuraba mu gihugu kubw'ibyaha no kutakumvira. Ariko ijambo riratubwira ngo nitukugarukira uzatugarukira. Emera kubabarira abatsinzwe n'ijambo ryawe, kandi Mwami uduhe kumva no kumvira, uduhe guhuza ibyo tuvuga n'ibyo dukora, kugira ngo izina ryawe rihimbazwe. Urakoze Uwiteka. Erekeza ijambo ryawe rigira ubushobozi mu mitima yacu, mu izina rya Yesu, amen.